nimba wibagiwe ariya mateka rero nta naho wenda kugana, ariko ugomba kumenya amateka. Ababyeyi ni gute mutaganiriza abana ngo mubabwire ngo nubwo mwisanze muri ibi ngibi, dore jewe uko nacumukuye, dore jewe narahingiriza kugira ngo mwige, narahingiriza kugira ngo mubike ngiki. Ni ukuvuga ngo iyo tutazi amateka, ni nacyo gituma bavuga ngo un peuple sans histoire c'est un peuple qui n'existe pas. Ubwoko budafite amateka, butazi iyo buva, ubwo bwoko nta buhari. Tuvuze ngo dukore ibyo ababyeyi bakoze, twasanga tudakoze byinshi. Nimba warabyawe n'ababyeyi batize, ubwo nawe uri concerne ko utagomba kwiga. Hello bakunzi bacu, turabasuhuje cyane aho muherereye ku migabane y'isi, tubifuriza ibihe byiza, tubaramutsa cyane, tubifuriza kubona Imana mu buzima bwanyu bwose. Hanyuma twagarutse dufite umutumirwa wacu duhorana hano buri gihe, uzi twitaba uko tumwiyambaje mu biganiro, kandi ibiganiro byiza bifite ubwenge. Turakwakiriye cyane. Murakoze cyane munyamakuru. Mumerewe neza? Ni amahoro, turashima Imana. Imana ishimwe cyane. Hanyuma karibu cyane, dushima uburyo ukomeza kubana natwe, ukomeza kutwitaho, nk'uko tumaranye igihe dukorana ibiganiro, ariko ntiwigeze ucogora cyangwa ngo duhakanire ngo tubwire ati ntibigishobotse, ariko uhorana natwe, turagushimiye cyane. Murakoze namwe. Hanyuma karibu cyane, ubashe kuramutsa abakunzi bacu. Murakoze cyane kw'ikaze muduhaye. Yego. Ikindi nanone reka turamutse abazaba bakurikirana inshuti zanyu, ngo amahoro y'Imana akomeze abane nabo. Yego. Imana ikomeze kubiyereka mu byo barimo byose, Imana ibagiriye neza. Yego. Bakomeze batere imbere, bakomeze bagubwe neza. Uyu mwaka uzababera umwaka mwiza, umwaka w'ibisubizo, umwaka wo kugera ku byo bifuza. Yego. Murakoze cyane. Urakoze cyane kwifuriza abakunzi bacu ibyiza. Buri gihe nanjye nico mbifuriza kandi nico mbasabira, kugira ngo Imana ikomeze ibiteho, bahamagara meza, mukomeze mugubwe neza. Hanyuma uyu munsi ndifuza ko tuganira ku iyerekwa ry'umuntu. Twabikozeho ubushize, ariko tubica hejuru, twavuze kuri identite y'umuntu, umuntu ninde, umuntu niki, tuvuga ku iyerekwa, turongera tuvuga kuri mission ariwo mukoro w'umuntu, ariko nyine tubivuga muri rusange. Uyu munsi ndifuza yuko tuganira ku iyerekwa. Ese iyerekwa niki? Iyerekwa riva hehe? Hari riva ku Mana, hari irindi ritava ku Mana. Iritava ku Mana riva hehe? Riva ku Mana biba byagenze gute kugira ngo ugire iryo yerekwa? Uyu munsi rero nico nifuze ko tubasha kuganiraho, kugira ngo tucinje indani, umuntu aza atahura amenye ngo iyerekwa ryanje niri, cyangwa se ko ndakorera mu iyerekwa ryanje. Karibu cyane. Murakoze. Reka tuze kuganira. Ubushize nibyo twaganiriye ku bintu bitatu bisa, kandi igihe kimwe wenda biza bituma abantu batabisobanukirwa neza. Identite, ariwe umuntu, uwo ari we, kiswish. Noneho hakazamo n'iyerekwa, la vision, que vois-tu, cyangwa se uveje, ko ndajahe. Noneho hakazamo na mission ni ibikorwa. Ibyo bintu kenshi hari igihe bigora abantu kugira ngo babisobanukirwe, bigasa nkaho biregeranye cyane. Noneho umuntu kugira daboro yimenye, yitahure ndinde abantu bariho, ariko ubabajije mu by'ukuri ni nkaho batizi, ni nkaho batitahuye. Abantu bashobora kuba biyizi mu bintu biri mu by'ibanze: kumenya amazina yawe, kumenya ababyeyi bawe, kumenya wenda ubwoko bwawe, kumenya igihugu cyawe, kumenya umugabane wawe w'isi utuweho,
wenda n'amashuri waba warize n'ibyo ukora bakagarukira aho ngaho. Ariko kugira ngo umuntu yimenye neza ni ukuvuga ngo hariho umuntu ku giti cye. Umuntu ntabwo ari fotokopi habe nubwo tuvuka ku babyeyi. Ni ukuvuga ngo dufite amahirwe yo kuba twobyagwa n'ababyeyi baba ariko twe tukaba beza. Icyo gihe rero uwitahuye, iyo witahuye ukimenya izindi ndangagaciro zawe, nuko ababyeyi bacu ari beza twosa nabo twobigana. Ariko iyo witahuye niyo wowe ufite ababyeyi babi, icyo gihe bituma udasa nabo kandi ayo mahirwe urayafite takiyakubuza. Mbese iyo witahuye ukamenya ko ufite ababyeyi babi, wowe ushobora kuba mwiza kandi ababyeyi ari babi. Ariko iyo utitahuye wo kwisanga muri wa murongo w'ababyeyi babi cyane rwose. None mu gihe ufite ababyeyi beza wowe ukaba mubi, biba byaragenze gute? Ni ukutitahura, ni ukuba utaramenye icurico. Ni ukuvuga iki? Ubundi baravuga, twebwe dukunda kuvuga muri ibi bintu byacu bya psychology, tukavuga ngo abantu basa n'ibihe kurenza uko basa n'ababyeyi babo. Urabyumva? Dusa n'ibihe. Abana, l'homme est beaucoup le type de son temps que le type de son père. Ngo umwana azasa n'ibihe kurenza uko asa n'ababyeyi. Muri icyo gihe ahora humva ibintu bibiri bisa nkaho bigoye, ariko kandi simbyita ko byose bigoye, kuko icyambere umuntu afite amahitamo yo kuba atosa n'ababyeyi igihe atari beza. Iyo chance urazifite, kuko turavuze ngo hari ibindi bidufasona, hari igihe, hari imico, hari ibyo twiga, hari abo tubana nabo, hari abo tujana. Muri cya gihe rero ni ukuvuga ngo si igitangaza ko umuntu agira ababyeyi babi ariko we akaba mwiza. Akavuga ati uyu mwana avuka mu muryango w'abantu batagiriwe bwa buntu bwo kumenya Imana, ariko we amenya Imana. Ayo mahirwe ntakiyakubuza iyo witahuye. Ariko kandi utatahuye icyo ngicyo, ufite no kubuvuka mu babyeyi beza, wowe ukaba mubi. Byose rero niwe ugomba kwimenya ukitahura beyond uko uri wewe hano ku babyeyi, ukamenya ngo hirya y'ababyeyi ubundi ni ukuvuga iki mu buzima. Hari ibintu bita ama instance de la personnalité, umuntu uwo ari we. Personnalité ni ikigize umuntu. Wewe SP ni ukuvuga ngo uri wewe, apana wewe w'ababyeyi wenda ngo dutekerereza gusa mu babyeyi, ariko hari ibindi bintu uba waraciyemo. Muri izo instance za personnalité wenda ryo rigiye kuba nk'irindi somo, ariko ko ndagira ngo uje kumva uburyo identité y'umuntu ayifasona, uburyo umuntu aza foruma icyo ari cyo. Ni ukuvuga ngo aho naringize question ivuga ngo buriya urabona buri bwoko bufite umuco wawe, ndetse na buri famiye ikagira uko yubakitse. Noneho muri kwa kundi yubakitse bika afekta abana bakagendera muri wa murongo. Ese wa murongo nimba ari mubi cyangwa se nimba ari mwiza, bari abana bikenewe ko bitahura kugira ngo bikure muri wa murongo, cyangwa se bagomba kuguma muri wa murongo? Ibyo nibyo nari mvuze ngo byose harimo kwitahura no kutitahura. Navuze ko igituma bavuga ngo umuntu asa n'ibihe kurenza gusa n'ababyeyi, aho harimo ibintu bibiri. Kimwe nacita ko ari amahirwe, ikindi nacita ko atari amahirwe. Ni amahirwe gute? Nimba ufite ababyeyi beza ukaba wasa nabo, nawe ukaba mwiza, yo ni amahirwe. Urabyumva? Ariko kandi nimba umuntu yari afite ababyeyi babi, kurumva aho yari kuba ari kondane nawe yo kuzaba mubi. Ariko noneho ni ukuvuga ngo wewe witahuye ukarenga kumva ko wewe turi fotokopi, kandi turi sanse yego ibintu les valeurs, les acquis, imbaraga, ibintu byose bifite biri kuri side iri positif, byiza, zandangagaciro ziza, nimba ari no mu muco. Buri imico irimo ibintu byiza ariko irimo n'ibindi bibi. Imico yose ntabwo ari myiza.
kuko mu mico hari ibintu abantu biga bitari byiza. Muri icyo gihe umuntu witahuye akimenya kiswisha, ni ukuvuga ngo urenga kuba uw'ababyeyi, urenga kuba uwa sosiyete, urenga kuba uw'ubwoko, noneho ukishakamo ikindi kintu cyawe kizagufasona kikakugira undi muntu. Yego nimba hari ibintu byiza ababyeyi bafite, ibyo nabyo ubishizeho ugasubira ugakora akarusho, ufite gukora ibyo ababyeyi batakoze. none se uriya muntu ababyeyi biwe beza iwe akaba mubi, yaritahuriye yigira mubi. Ni ukuvuga iki? Niho nakubwiye ngo umuntu ntabwo umurebera, ibyo byose bijanye no kumenya identity yawe, urinde ushaka kuba iki. Desite ubundi tuyifite mu maboko yawe. Niko abafaransa bazavuga ngo l'homme est le seul boulanger de sa vie. Umuntu wenyine niwe ushobora gutanga inshusho. Urabona ba boulanger ni aba bakora imikate, amandazi n'ibindi. Uzorebe hariya bafite forma baza bakoramo aya moko yose y'imigati. Urabona ko atandukanye. Ni ukuvuga ngo umuntu rero ni umubumbyi wica zabo, niwe uzafasona identite yawe. Nta muntu ufite formiriya yo kukubumba. Imana yo yarakurema, kandi turema twese yaduhaye ziriya chance zo kuba dufite amahirwe yo kuba turi abantu beza. Ariko rero nubwo Imana iturema itugira kuriya, hano hanze hari izindi influence, hari ibindi bintu bimwe ni byiza bitwe influence neza, ariko ibindi bitwe influence nabi. Ngira ngo muri kiriya kiganiro twavuze hejuru y'ukuntu Imana yaremye Adamu na Eva ikabashira hariya mu ngobyi ya Edeni, ikababwira ngo ibi bintu byose ni ibyanyu, izi mbuto z'ibi biti bimera ahangaha ni izanyu, mwebwe gusa murasaba kuzihingira, kuzibagarira, kuzivomera, kugira ngo nazo zikomeze zibahe ibyo muzifuzaho. Mission mbahaye, ibikorwa byanyu mwebwe ahangaha, uyu murima muzawubagarire kugira ngo ukomeze were izi mbuto. Imana yari yaremye umuntu imushira imurema mu shusho yayo. Ariko rero hajya navuze ngo dufite ibindi bintu, nacyo gituma ari ryo somo tugiye kuvuga ngo ese amayerekwa yose ava ku Mana. Ese ni gute umuntu amenya ko iyerekwa rimwe riva ku Mana? Niryo somo. Satani iraza mu shusho y'inzoka. Inzoka iganiriza Eva, iramubaza ngo ese hano muri uyu murima wa Edeni, uyu murima Imana yabahaye, ibintu byose bibamo murabyemerewe? Urabyumva? Erega abantu benshi bashaka kutuderuta bigira inshuti, baza bitwaje ko bafite inama nziza, ariko kandi imigambi yabo n'icyo baba bagambiriye kuri twebwe ni ukugira ngo badukure muri rya desitine yacu. Icyo gihe rero niwemera gukorana n'abariya, ni ukuvuga ngo ufashe foruma, kiriya kintu, ibi byose bakoresha imigati, biriya bintu bakoresha, urabyumva? Iriya instrument bakoresha kugira ngo bakore umugati, icyo gihe rero niwe wifite. Icyo ugiye kuyishiramo nicyo uzaba. Imigati ntuhabona ko hari izi bita amape kupe, urabyumva? Hariho amape ariro azungurutse, hariho de sandwich, hariho de boris, hariho pe france, biriya byose ari amoko. Ni ukuvuga ngo uriya mubumbyi rero, uriya ukora biriya afite foruma, iwe icyo yifuza nicyo ashiramo. Hanyuma natwe ubuzima bwacu rero Imana arabuduhaye, yaduhaye iyo gift. Yego, umuntu afite foruma uko ashaka kugira ubuzima bwawe, uko ushaka kubugira niwe ufite foruma. Uri umubumbyi w'ubuzima bwawe. L'homme est le seul boulanger de sa vie. Nushaka kubugira bwiza buzaba bwiza, nushaka kubugira bubi buzaba bubi. Kandi ibituma buba bwiza birahari, n'ibituma buba bubi birahari. Rero umuntu agomba gutambuka kwimenya ku babyeyi, no kuba gusa waba limite ku babyeyi,
ariko noneho daboro tukamenya ko icyitegererezo cyacu ni Yesu, roromodo wacu tugomba kurebera kurumva ni Imana. Kubera iki mbivuga gutyo? Tuvuze ngo dukore ibyo ababyeyi bakoze twasanga tudakoze byinshi. Nimba warabyawe n'ababyeyi batize, ubwo nawe uri concerne ko utagomba kwiga. Nimba ababyeyi batarize, wowe nutitahura ngo umenye ko ugomba kwiga, icyo gihe bya bindi gatuvugaga, nimba tuvuze gusa ngo tube faso nuko ababyeyi bacu bameze, kwiza cyangwa kubi, icyo gihe nimba ufite ababyeyi batize nawe ntuziga. Kandi ni nako bimeze. Ababyeyi batahuye education, bazi agaciro k'imyigire, habe niyo batize baraharanira kuvuga ngo jewe siniza ko abana baje bagomba kwiga. Abo baritahuye, aho bitahuye, kurabyumva. Aho nimba iwanyu badasenga, nawe nugendera muri bijya nti witahure, ni ukuvuga ngo uzaba uri oblige yo kuvuga ngo iwacu baza baraguza, iwacu ntibaza basenga, nanje ngomba kuraguza nk'uko basogokuru babikoze, ba data babikoze, ababyeyi bacu. Nicyo gituma mvuga ngo umuntu rero agomba kwitahura, ukamenya ko uri wewe wenyine, nta nubwo uri fotokopi. Yego muri ADN amaraso n'ibindi yo babireba, ufite amaraso y'ababyeyi, kandi hariho les influences zimwe zabo zikurimo, ariko ifo kugenda beyond, ukaja hejuru y'ababyeyi, ukavuga ngo icyo ababyeyi batageze nje nzokigeraho. Iwanyu nimba bataratunze imodoka, wowe ukavuga ngo nzayitunga. Urabyumva? Uwo ni umuntu witahuye. Utaritahuye n'ubundi nta ambition azogira, azovuga ngo iwacu ntawigeze atunga imodoka. Ni nabyo byinshi usanga habe n'ubu ibibosha abantu muri ubu buzima, gituma abantu batabohoka. Nuko abantu baragiye biboheye mu mateka y'iwabo. Urabyumva? Iwacu ntizadushaka, bose babyumva ko ari uko nguko, barabyakira, barabyemera, ntibadepasa ya barriere. Ni ukuvuga ngo nimba iwanyu bataza bashaka, wowe ugomba kuza uvuze ngo nubwo iwacu bataza bashaka, ariko jewe iyi barriere, iki kintu urukuta ruri hano ngomba kururenga nkarusimbuka ngashaka. Iwacu nimba bataza basenga, jewe ngomba gusenga. Iwacu nimba bataza biga, jewe ngomba kwiga. Iwacu nimba baza bakenyuka, jewe ngomba guharanira kabohoza, nkavuga ngo Imana ishoboye kwinjira muri izi DNA, izi ADN legene z'ababyeyi zagiye, nimba harabayeho umuvumo kubera ibyo ababyeyi bakoze bitari byiza, byinjiramo bitera umuvumo, wowe ukavuga ngo ibi jewe ngiye kubihindura. Muri Zaburi azavuga ngo iyo bageze ngo mu bikombe byitwa baka, ngo bihindura ahantu h'amasoko, ngo kandi imvura y'umugisha ikahagwa. Icyo gihe rero nutitahura, uzaguma uri wa wundi w'ababyeyi, wa wundi utaramenye ko hirya y'icyo ababyeyi bacu ibyo batakoze byiza. Nawe wumve, nimba umuntu avuka ku bantu b'abajura, nawe azoba umujura. Nimba umuntu avuka ku bantu b'abicanyi, nawe azoba umwicanyi. Nimba umuntu avuka ku bantu b'abarozi, nawe azoroga. Ariko noneho icyo gikora nde? Gikora wewe. Ababyeyi byiza bafite, yes, izo ni yaki, izo bigana. Ariko ureke kubigana ngo ugarukire aho bakoze. Erega nureba n'ibitangaza byagiye bikoreka. Elisa wasigaranye umugabane wa Eliya, wibuka umunsi aje kugenda, yaramubwiye ngo nkeneye umugabane wawe kabiri. Wari wabonaho umuntu, uwo ni umugabo wari waritahuye, uwo ni umugabo wari ufite vision. Aravuga ngo ibyo data buje yari umugaragu wiwe yakoze, nje noneho ngomba kubikuba kabiri. Twiga muri segonderi, hari umuprofeseri waza gutubwira ati ariko mwebwe muratubabaza, abana b'ubu mutiga ngo mupafominge, mugire umusaruro, mwige, mugire ubumenyi n'ubushobozi burenze ubwacu. Akatubwira ati jewe ni iwacu hari muri village, titwari tuzi nta muriro wakura. Kugira ngo ntegure interrogation, nazaga ngenda hajya mama ari guteka, kegera nta n'itara twari dufite, nta n'itorosha. Kaza ndeba kujya hayatsa ari guteka, hahandi nimba abashije
kwatsa umuriro waka nkagerageza gusoma amanote, ariko mwebwe muri mu mashambura atagira uko ameze, amwe arimo za klimatizere, nimba hari ubushuhe ukonjeshe, nimba hari ubukonje hashushe, amatara timugira ijoro n'amanywa, mwarangiza mugatsindwa ku mashuri. Ni ukuvuga ngo abo rero igituma abantu batabasha kuzamuka ngo bagera, ni ukuvuga ngo nimba abo bavyeyi barize bagaparvena kwiga muri izo struggle zimeze gutyo, muri ubwo buzima bumeze gutyo, njewe noneho uvutse nkisanga ndi Bujumbura, nkisanga ndahandi, nkisanga ndi Etazi, singomba gukora nk'ivyo bakoze, ngomba kuzamuka hejuru. Noneho igituma utabikora k'ibyo bakoze nuko utabibonye, wenda nje uko mbyumva, igituma wa mwana akurira mu makondisiyo meza akifata uko utariko, nuko atabonye amakondisiyo, atabaye mu makondisiyo mabi ngo agerega mu makondisiyo meza, avuga ati aho mvuye hari habi, reka ko mbonye iyo okaziyo ni profite mbu umuntu ukomeye. Noneho akisanga arakomeye, bafite ibintu, baratunze, agahita yifatwa. Reka nkubwire, iyo utazi amateka, ni ukuvuga ngo amateka azadufasha kubaka none n'ejo hazaza. Ninde mwana ukwiriye kuvuka nashake yisange yaravuye, yisange muri famille royale, yisange ari umwana wa president, ariko ntagomba kuyoberwa amateka abavyeyi biwe banyuze. Kubera iki? Ayo saragoye nayo tuyasoma mu gitabo. Ufite abavyeyi baraho bagomba kukubwira, yewe na environnement mirabivuga, barabivuga, baza bavuga ngo uyu muntu nubwo yageze hari iwabo nuko byari bimeze. Nimba wibagiwe ari amateka rero nta naho wenda kugana, ariko ugomba kumenya amateka. Abavyeyi ni gute mutaganiriza abana ngo mubabwire ngo nubwo mwisanze muri ibi ngibi, dore njewe uko nacumukuye, dore njewe narahingiriza kugira ngo mwike, narahingiriza kugira ngo mubike ngiki. Ni ukuvuga ngo iyo tutazi amateka, ni nacyo bituma bavuga ngo un peuple sans histoire c'est un peuple qui n'existe pas. Ubwoko budafite amateka, butazi iyo buva, ubwo bwoko nta buhari. Nico gituma n'imico tugomba kwigisha abana imico yacu. Ni ukuvuga ngo abavyeyi bigisha abana imico, bayibigisha ariko n'abana bigishe amateka. Tegera n'ababana nabo nimba atari ibigwari, ni gute uyoberwa amateka ya so na nyoko? Nose ushatse kuvuga uwo mwana nimba uriya mwana amenya ayo mateka ariko yayabwiwe, uwo mwana agomba kuba afite iyo curiosity, umwana akaba afite iyo curiosity yo kumenya ngo ese uyu papa yavuye he, uyu papa ninde, papa kera. Nico gituma biriya bintu bibaye. Kandi nimba uwo mwana ataza amateka ya se na nyina, wumva ko karagana afite iki, aziki. Utaza amateka y'abavyeyi bawe uzofasha abandi iki, uzofasha isiki utaza amateka yiwe. Ivyo rero ni ukuvuga ngo bari y'abana ubwabo habe niyo abavyeyi batubabwira. Hari n'abagira malchance bakavuka batagifite abavyeyi, ariko ayo mateka ntugomba kuyayoberwa. Ubundi iyo duhisha abana ni bya bindi ko igihe kimwe tuba tubivuga tukavuga ngo igihe kimwe iyo abantu bafashije abana, uri nk'umubyeyi ukadura umwana utabyaye, tugomba kumuhisha ko utari donc ntugomba kumubesha kuri mama we, kuko azobimenya. Wowe urayimuhisha ariko hano hanze bazomubwira. Uza wigira nguriya niwe mama wawe, uriya niwe papa wawe, ntabwo ari bo. Papa wawe na mama wawe barapfuye, cyangwa papa wawe na mama wawe sinza bakubyaye bagusanze aho bagutaye. Uriya mwana rero numubwira ari amateka. Nubwo abantu erega ibindi bintu byose dukora ni ignorance, ni kutamenya amakuru. Ibitwice ni kutamenya amakuru. Twamenya amakuru nta kigoranye. Umenye ko nimbureze umwana ariko uramureze wamugiriye impuhwe, uramurera ariko utari mama wiwe, uramurera utari papa wiwe. Uwo mwana ntugomba kumuhisha ari amateka, ugomba kuyamubwira. Azagukunda kuko hari igikorwa kizima wamukoreye cyiza cy'urukundo kirenze kumwita kuri mama wiwe utari we, kandi ejo azobimenya. Uzi ngo amateka abantu bayabwirwa n'abandi. Ntacyo wahisha umwana, nushake ndugahisha umwana kuko uzomuhisha ariko hano hanze ntibazomuhisha. Umwana iyo yirirwa ari gukina n'abandi bazamubwira, iyo yiga mu mashuri bazamubwira, aho ari ku ikanisa bazamubwira, mu mirimo yarakora bazamubwira.
that is why tugomba kubwira abana bacu bakaba bizi. Umuntu ahera kwimenya, ukamenya amateka iyo mwavuye, iyo mwakomotse, ibyo byose birafasha. Iyo utabizi ni ikibazo. Uzogende wenda ugerageze uzohamagara ababyeyi bawe bari batuye hanze, ubabaze bari abantu baba muri biriya bihugu, bari abanoire afite, ariko donc abanoire americain cyangwa n'ibindi bihugu barimo, bagiye batwarwa mu buryo bwa deportation cyangwa gihe cy'ubukoroni bakabajaniriye. Noneho bashika kuko barabacakara, ababyeyi ntibigeze bababwira iyo bavuye, baba hariya batazi amateka y'iwabo. Ni abantu bagira agahinda, bariya ba black bo muri US batazi ibihugu byabo, bagira agahinda. Iyo bahuye uzogerageza ubaza abantu bariyaza mubaza ngo ese you come from where, wamubwira ati from Burundi, from DRC, from Uganda, from Kenya, iwe akababara akakubwira ngo nshinga sinzi iwacu ayo mateka. Nicyo bituma nkubwira ngo rero iyo twabitahuye, wenda tureke gutindaho, ariko ryari isomo n'ubundi niryo riza gufasha abantu kubyumva. Umuntu wese agomba kwimenya, ukimenya birenze uko witekereza hano mu babyeyi. Ko twavuze ngo nidushaka gusa n'ababyeyi, hari ababyeyi bataperformance, batakoze ibikomeye, icyo gihe nawe uzoba limite, kuko uzovuga ngo papa ntiyakoze iki ngiki, mama ntiyakoze iki ngiki, nanjye sinzogikora, nta mwene wacu wakoze iki. Ariko ntabwo ariko nta bariyeri, iyo bariyeri ni witahura uzoyirenga. Niyo nari nkubwiye ngo mu bifasona personalite y'umuntu hari icyo bita moi, jewe, hakaba icyo bita sa, n'icyo bita sur moi. Ni ukuvuga ngo muri wewe iyo uje gukora ikintu, d'abord ufite ya conscience izikujije ivuga ngo si ngiye gukora ni cyiza, ugapeza le pour le contre. Hanyuma rero repulsion, izindi mbaraga zidukoresha, imisemburo iri mu mibiri yacu ibishaka ko ikintu cyose, nimba ushonje ugomba kurya, kandi kurya ntabwo biri forcément ngo nuko ababyeyi bawe bagutekeye. Nimba n'ababyeyi batabifite, wiyaranje wiwe ukore n'ikindi. Hirya y'icyo rero hari icyo bita les sur moi, ni les interdits, n'ababyeyi, ni société, n'Imana, ni leta n'ibindi byose bivuga ati ninkora ibi kuko bitari mu nzira nziza, ejo bundi ndahura na biriya. Ibyo byose bikagufasona rero, bigatuma witahura ukamenya uriwe. Uko iyo wimenye gutyo rero utangira kuvuga ngo jewe nzakora icyo ababyeyi banje batakoze. Ntabwo ari for nothing Elisa yasabye ngo jewe sabye umugabane wawe inshuro 2. Iyo amubwira ngo nsabye rimwe aba yarawuhawe uwarimo, ariko kuko yasabye inshuro 2, nusoma Bibiliya uzasanga ibitangaza Eliya yakoze ibya Elisa byabikubye 2. Ni ukuvuga iki? Uriya iwe yari yamaze kugira iyerekwa, avuga ngo ngomba kugira iyerekwa rirenze ibya databuja Eliya. Urabyumva rero, icyo nicyo cisha abantu tibitahura. Usaba yari kuvuga ati se ndasaba umuntu musaba ibyo atakoze, ndasaba umuntu ampa ibirenze ibyo atakoze, ibyo atihaye, ibyo atabonye. Ibyo rero iyo tubitahuye gutyo biradufasha kugera kure y'aho ababyeyi bageze, ku byiza. Nubwo bakoze ibyiza, wibaza ko bageze kuri somesa? Tibageze kuri some. Kandi nanjye simvuze ko ariko tuzayigeraho. Kuri some hejuru hari Imana, ariko nimba arazamutse umusozi akaba yarageze nko kuri level 3, wowe ugomba kugera ku 10. Umwana wawe akagera kuri 20, umwuzukuru wawe akagera kuri 50. Nuko nguko. Ibyo rero nabitahuye. Nyuma yo kwitahura rero twavuze ko hariho vision, wa muhama byayerekwa. Iyerekwa rero ni yugana. Wamaze kwitahura rero ufite ibintu we bituma udasinzira. Bijya bituma udasinzira rijya niyerekwa. Iryo yerekwa rero igikenewe ni ukumenya ngo ese riva ku Mana. Hari ibintu rero bishika nko kuri 7 tugiye kuvugana byereka umuntu kwiyerekwa giye riva ku Mana. Ni ukuvuga ngo iyerekwa, kugira ngo utahure kwiyerekwa riva ku Mana, ni ukuvuga ngo ikintu ubuhaye ukora gikwiriye kuba kurimwo amakoro, ni ugusinyaleza ko hamwe n'Imana.
uhabona n'isi n'ibindi n'imishinga n'ibigo bikomeye biriya byose hari amasezerano y'ubufatanye abantu baza basinya. uravuga ngo kugira ngo umenye ko iyerekwa riva ku Mana bisaba gusinya amakoro. nuko wewe ibyo uhaye ukora ubishyira mu Imana, ubiyasosiya mu Imana, ukabwira Imana ngo mfite iriyerekwa, iriyerekwa ndarifite, ndaryumva, dore umuhamagaro wanje, rero ndashaka kumperekezamo. ni ukuvuga ngo ugomba kuba icyo wishingikirijeho, uwo mufitanye partnership, amasezerano y'imikoranire igomba kuba ari Imana. kuko hirya yaho abantu babifitanye n'abayiniminata n'abandi bategeka isi, abakora ibikomeye byose ntubwire ngo biva ku Mana. icyo gihe rero iyerekwa igituma umenya ko rivuye ku Mana nuko hari icyo ugomba kuganiraho n'Imana, nuko wumva ko ryayerekwa riri en commun accord n'Imana. kandi icyo gihe rero ikikwemeza ko rigomba kuba riva ku Mana nuko ntawe rifitiye ishari. ikiva ku Mana nticobamwo ishari. nubwo dukeneye gutera imbere, ariko ntugomba gutera imbere uri kugirira mugenzi wawe ishari, udashaka ko azamuka. kora neza, kakwa Imana niko yari kwibwira Kayini, nukora ibyiza uzemerwa. abantu barananirwa gukora ibyiza, bakananirwa kugira amayerekwa, barangiza bagata umwanya wabo bafayitinga abari gukora ibyiza. ni ukuvuga ngo umwe yari umuhinzi, undi yari umworozi, ariko nureba uriya mugabo yahise agirira umuvandimwe wiwe ishari. kubera iyerekwa ryawe urifite, ariko nurangiza rigende ku wundi mucuruzi uhawe wunguka, urazwe ku ijoro no kudasinzira, wakoze neza ugasaba Imana nawe ikakuzamura hejuru y'abiri. icyo ushoboye ukaba wagifasha n'abandi, inzira uhanyuramo ukaba wayibwira n'abandi. ibyo ni ryo yerekwa riva ku Mana, nuko ritaba d'abord rigutandukanya n'Imana, rirakwinjiza mu busabane n'Imana, ukamenya ngo iyi ngiyi iriyerekwa mfite n'Imana irarizi, n'Imana irarishigikiye. kandi rero Imana iyo twamaze kwitahura, nusoma hariya mu Bacamanza 6:12 haravuga amakuru ya Gideyoni, havuga ngo wa munyembaraga we, Uwiteka ari kumwe nawe. muri viziyo zacu tugomba kuba turi kumwe n'Imana. kandi rero Imana isaba ko dukora notre part de responsabilité, igakora hayo icyo dushoboye. si Imana igomba kukidukorera kuko yaguhaye bwa bushobozi. hanyuma rero natwe ibyo tudashoboye tukabwira Imana, Mana jewe nakoze, izi nizo mbaraga zanje, ibi ndashoboye rero nishoboje. urabyumva rero? ariko ikibazo rero, nimba ufite iyerekwa rigwanya abandi ntabwo riva ku Mana. iyerekwa ryawe nimba ari harigwanya iby'abandi ntiriva ku Mana. tuje ku cya kabiri. ndabona wenda amasaha ari kugenda azamuka. twari tuvuze ko icya mbere rero kitwemeza ko iyerekwa ryacu riva ku Mana ni ukumenya ko dufitanye partnership n'Imana. kandi iyerekwa ntabwo rigomba kutwigiza kure y'Imana, rigomba kutwigiza hafi y'Imana. ni ukuba tudafite n'ikiburi n'iki no kumva ko dufite urugeye nk'aho ari cyo twishoboje. urabyumva? ikigira kabiri, iyerekwa ryacu, ibikorwa dukora bigomba kuba bihesha Imana icyubahiro. ntabwo bigomba guhesha twebwe icyubahiro, ariko ahubwo ku mwanya wa mbere bigomba kuba bihesha Imana icyubahiro, kuko niyo nyiri iyerekwa. Pawulo yandikiye Abafilipi arababwira ngo yatangije umurimo mwiza murimo, ni nayo izawusoza. ni ukuvuga ngo rero iyerekwa ryacu muri ibyo byose dukora, ntabwo tubikora ngo twikubite ku mutima, ngo tumere nka kuriya ba Nebukadinezari bamaze kubaka Babiloni. baragiye ngo barayihagarara hejuru, bararangiza baravuga ngo yewe Babuloni, ngo niyubakiye umugwa niyubakiye niremeye njewe. Imana icyo ntigishaka. nimba ukeneye ko iyerekwa ryawe rija kure, rizagera ku bikomeye, rihesha Imana icyubahiro, ntibitume wirata wewe mugire gutyo. kuko Imana yo irabona ko harimo potentiel ufite, hari imbaraga ufite, ndetse wowe utitahuyemo. kandi tukamenya ko kugira ngo tugere kuri achievement success, nuko Imana iba mu ruhande rwacu. kandi icyo gihe rero Imana iba mu ruhande rwawe,
imana ntikeneye gukoresha abantu bakomeye kandi nabo irabakoresha, ariko n'abajya batoya baciriritse bo hasi imana izibakoresha. icyo tumara kwibwira Gideyoni ngo genda uko imbaraga zawe zingana. rero ikikwemeza ko iyerekwa ryacu riva ku mana, ikintu cya kabiri twari tuvuze ngo nuko rya yerekwa ryacu riza gushima imana, ritaza gutuma twihimbaza. nitwihimbaza imana izatureka, kandi imana nitureka tuzaba tugize ingorane ntaho tuzasha. icya gatatu rero, iyerekwa ryiza riza rihesha umuntu amahoro yo mu mutima. nubona ufite iyerekwa ariko ritaguhesha amahoro, iryo si riva ku mana. ritaguhesha amahoro, ritaguhesha amahoro. nimba uzi ukora ibintu ariko mu kubikora ukumva biratuma urara udasinziriye, simba uhaye ukora ibintu ariko aho kugira ngo ugire amahoro utekane. ubundi viziyo twavuze ko iziza ari igisubizo ku kibazo gihari. iyerekwa riza ari igisubizo, c'est une réponse ku kibazo kiba gihari. rero rya yerekwa rigomba kuba riguhesheje amahoro, ukaza wumva ikibazo cyari gihari ko kirakemuka. ariko nubwira iyerekwa ritaguhesha amahoro, ritaha riyahana y'abandi, ritaha rikemura ibibazo, ibyo ntiriva ku mana. icya kane, iyerekwa ryuzurira mu gusenga. ikiza cyemeza ko iyerekwa riva ku mana, confirmation, niyo uhaye usenga imana ikaba nayo yakubwira ikavuga ngo ni ukuri narumvishije kandi ni kumwe nawe ndagushigikiye. iryo yerekwa uzomenye ko riri mu imana. iyerekwa ni ukuvuga ngo muri rya yerekwa ni uko ufata ibihe. navuze ngo iyerekwa ntabwo ritujana kure n'imana, iyereka ahubwo ritwigiza hafi n'imana. kandi inzira yo kubona imana ni mu gusenga, niyo communication tugirana n'imana. uburyo bwacu tugomba kuvugana n'imana nuko bigomba kunyura mu gusenga. iyo dusenze rero tumenya ko rya yerekwa ryacu riva ku mana. kuko Bibiliya hariya muri Zaburi hazavuga ngo uri itara rimurikira ibirenge byawe. iyo rero turimo dusenga rya yerekwa ryacu rizamo umuco. wa muco rero niwo uzi utuyobora, kandi uwo muco nawo ugomba kuba unyuze mu masengesho. icya gatandatu, iyerekwa riza riresisita ku gihe nita ko ari nk'ubutayu. ni ukuvuga ngo naho dufite iyerekwa rigomba kugira resistance mu gihe cy'ibibazo. iyerekwa riva ku mana. iyo imana yaguhaye iyerekwa byamaze kugira ibi bintu byose, niyo ukiri mu butayu uza urikomezanya. Yosefu biriya byose yari kwanyuramwo, bene wabo bagurisha, aja kwa Potifari, yashika nawe akahagirira ibibazo, bagasubira kohereza muri prison, yashika muri prison agafasha abandi bafungwa, akabafasha kubabwira ibigiye kubabaho. ni ukuvuga ngo rya yerekwa ryari rifite resistance. iyerekwa riva ku mana rigira resistance. iyo ari ibitekerezo byaje gusa, haza akantu umuyaga utarahuha bikadisiparisa, bikagenda. ariko iyo riva ku mana ni ukuvuga ngo riza rihangana, ririhangana kugeza rigeze ku ntego. twumvikanye? cya gatandatu, cya karindwi, kino cya gatanu. ni ukuvuga ngo iyerekwa kugira ngo tumenye ko ririmo imana, riva ku mana, ni ukuvuga ngo mwuka wera aza tuganiriza, ni nawe uzi uduha inama, ni nawe mufasha. abantu bakeneye gusaba inama ku bantu babi. wibuka umwana wa Herodiya, umunsi ngo atamba anezeza Herode. Herode aramubwira ngo mbwira icyo wifuza cyose ndakiguha. umwana kuko yari mutoya yahise yiruka aja kubaza nyina, ngo abaze nyina ati umwami arambwiye ngo nimvuge icyo nshaka arakimpa. kurumva igihe dusabye inama abantu babi, kandi yari ayisabye umubyeyi muri makuru ya mwana, nta na mistake yari akoze mu bigaragara, ariko ngo ba babyeyi navuze ko ari babi. none umuntu bomubwira ngo tugiye kuvuga icyo ushaka mu gihugu, perezida arakubwiye aguhaye amahirwe, vuga icyo wifuza. warangiza ukamubwira ngo ushaka umutwe wa runaka.
yego uwo ni umubyeyi mubi nyine urabyumva rero nurangiza ngo ufite umubyeyi atiyerekwa ribi nurangiza ngo uwo ni umubyeyi uzuguma umubaza inama uwo munsi yasabye uwa Eliya aravuga ngo ugende umubwire ngo aguhe Yohana ugende umubwire ngo aguhe umutwe wa Yohana kumbe aho kuzanira umutwe yarawuriye umutwe wa Mariki icyo ni bya wenda ntiyanasaba n'igice cy'igihugu bari bafite kukimuheza yari kugihabwa umwami yari yamubwiye ni amahirwe iyo tutitahuye iyerekwa ryacu ari ribi iyo ritava ku Mana hariho les opportunités hari amahirwe cyo dupfusha ubusa kubwira ngo ngwino uvuga icyo umwami ukagira iyo fe ukagera ibwami perezida w'igihugu akakubwira ngo usaba icyo wifuza warangiza ngo usabye umutwe w'umuntu uja kujya ubwo gusa bwari ubugome bw'uriya mugore kandi umutwe w'umuntu wapfuye urumva sunamenya ngo ubugome yari afite Yohana yari integuza Yesu Kristo yari ko yigisha hari amakuru y'uko umwami yashaka gucura uyu mugore Eliya bikotingaho bivugaho Yohana sorry ko ndamwita Eliya kuko ariyo twavuze Yohana ngo abivuge uriya mugore ahita agira ubugome bwo kuvuga ati ambujije amahirwe yo gushakwa n'umwami ariko se ku mwami n'ubundi yaragezeho amuha feva gushakwa n'umwami nta yindi sikise nuko yagombaga kuba ari ibwami akanezererwa biriya bintu byose by'ibwami akamererwa neza akabaho neza ni ukuvuga ngo n'ubundi ijya opportunité yari ije ariko aramubwira ngo genda umubwirire ngo aguhe umutwe wa Yohana abo babyeyi rero niyo nkubwiye ngo nimba ufite abo ngabo tukabigana uzitahura uvuge ngo sinagize amahirwe yo kugira ababyeyi beza ariko njewe ngomba kuzaba umubyeyi mwiza w'abana bawe yego nimba ababyeyi barahemukiye abana birahari hari ababyeyi bahemukiye abana hari abana bahemukiye ababyeyi service versa ntabwo ari kimwe uvuge ngo ababyeyi niyo bahemutse ngo cyangwa abana bose kuba atari beza bagiye bagirana ayo madeception icyo ugomba kwitahura iyo witahuza uvuga ngo nimba ababyeyi barampemukiye je sinzohemukira abana banje abana banje bagomba kugira amahirwe nubwo jewe ntayo nagize ava ku babyeyi yasabye umutwe wa Yohana barawumuha icyo gihe ni ukuvuga ngo yagiye gusaba uriya mwana ari yumva ko afite umubyeyi ariwe agomba kugisha inama nshatse kuvuga ngo inama icyo nari nshatse gukotingaho ni ukuvuga ngo inama ya mbere ugomba kumva ni inama ya mwuka we bani inama z'abantu hariho beza baza bazitangaje vebe nubona ugira inshuti zigufasha mu nama nziza uwo nguwo uzamukomeza ni n'uw'agaciro ariko ibintu byose ntugomba kandi n'iyo nshuti n'ubwo ihari mbere yo gusaba inama ku bandi bantu inama zacu tugomba kuzisaba mwuka wera tugomba kuzisaba ku Mana tugomba kuzisaba kuri Yesu iyo duhawe izo nama ni inama nziza ubwenge buva ku Mana ngo dore buraboneye ni bwiza buva ku bantu nuko tuje ku cya karindwi cya karindwi aricyo cya nyuma iyerekwa ryiza riva ku Mana rigira imbuto rizagira imbuto ntabwo ari igifumo si umurima wahinga ngo uzarumbe iyo ari iyerekwa ryavuye ku Mana Imana iziriherekeza rikera imbuto iryo yerekwa rero za mbuto ni ukuvuga iki ni imbuto zituma wowe ubwawe ukura umuntu iyo yagaburiwe neza iyo ufite ibiryo uzukura kandi no mu buzima busanzwe imbuto ni ikintu mu bintu bikenewe by'intungamubiri mu buzima bwacu imbuto ziraza mu bintu bitatu bikomeye hari imbuto hari amazi hari n'imboga ibyo ni byo bintu bikenewe by'ingenzi yego ibyamwa kubakoresha urwo rurimi les fruits icyo nshatse kuvuga uriya imbuto nizo zubaka umubiri n'amazi n'izi mboga izo abantu bataza bahesha n'agaciro isombe amarengarenga ibishoma biriya byose biriya izi mboga ibyatsi ziriya rero iyo umuntu yariye neza azakura kandi umuntu iyo yakuze hari ibintu bigaragara umwana wakuze
azanyura muri izi stade zose za transformation, guhinduka. Muri stade runaka abageze kuri iki, muri stade runaka abageze kuri iki ngiki. Ni ukuvuga ngo rero iyo twakoze rya yerekwa ryacu riva ku Mana, ryera imbuto. Za mbuto rero zituma tuzijya tugakura, tugahinduka, zikazana impact positive. Nimba hari ikibazo rero, ko twavuze ngo iyerekwa riza rije ari igisubizo, waritahuye kiswije, ufite rya yerekwa ko ndajahe, noneho ga urikuye mu mayerekwa gusa, rihindutse ibikorwa, niyo mission urakoze. Bijya wakoze rero bigomba ku impactinga ubuzima bw'abantu, bukera imbuto, hakabaho gutransforma. Ivugabutumwa, nimba dukora ivugabutumwa ritaduhindura ntacyo rimaze. Kurumva? Evangelisation idafite transformation ntacyo imaze, igomba no guhagarara. Ivugabutumwa rigomba kuba rifite icyo rihindura. Iyerekwa rero rigomba kuza ari igisubizo, ugahindura imbuto abantu bakazibona, impact ziri positive muri societe. Urabyumva? Nimba ari abana batigaga amashuri, wowe kubera wagize wa mutwaro ryayerekwa, wumva ko hari icyo ugomba gukora, abo ngabo uzurangiza ari uko babana bize bakiga amashuri bakarangiza, bajya iwabo bose batari baragiriwe ya mahigwe, ibyo ababyeyi batabakoreye, wewe kubera wa mutwaro na ryayerekwa wowe ukabibakorera bakiga. Icyo gihe waritahuye, umenye d'abord identité yawe kiswije, umenye vision, umenye na mission. Niki gitumye ndi kwisi, icyatumye jewe ntapfuye niki, icyatumye nize nje nkarangiza amashuri, icyatumye nokipa iyi fonctionique. Ibyo bitahuye rero noneho bitangira kugira umusaruro no ku bandi bantu. Wenda ni nacyo kiganiro tuzaza gukurikizaho, kivuga ukuntu yerekwa amanivo yayo, ukuntu bamwe bafite rigufi abandi rizamutse, ukuntu rigiye ritandukana. Icyo gihe rero ryayerekwa ryawe ryaje rizana impact positive muri communauté. Abana batari ko biga amashuri barize bararangije, imiryango ibayeho neza. Nimba ari projet agricole y'ubuhinzi, ufashije abantu guhinga, ba bantu barahinze, umusaruro ubaye mwinshi mu gihugu, ibiryo biramanutse. Umuntu wese nubwo twatanganye ubushobozi, ariko ku bushobozi bukeya afite, nawe ari ya mesure yo guhaha, kuko ibiryo bizahindutse. Uzanye igisubizo gifashije abantu bose, apana igisubizo kwirebaho nka kwa kundi twavuze mu kiganiro cy'ubushize ngo hari abantu bameze nka kujya kwibati, batari ritekereza, rijana n'abana bitorere, nibatitorera birabasha. Rero umuntu iyo ufite ibyo bintu birindwi, ugomba kuba uzi ngo iri yerekwa ryanje rirava ku Mana. Urakoze cyane, turagushimiye ku bintu utubwiye by'ubwenge kandi byubaka. Imana ikuduhera umugisha, uradusobanuriye cyane, turabyumvishije uburyo iyerekwa umuntu wese ari sanse kugira iyerekwa kandi akagira iyerekwa ryiza, kugira ngo rimuganishe ku bintu byiza. Rero turabashimiye cyane, namwe mwadukurikiranye. Imana yo mu ijuru ibaduhera umugisha, naho ubutaha.